turizera ko meze neza cyane, turizera ko kandi mwaryohewe n'ibiganiro ndetse na drive zose za Magic FM 90.7 aho mutwumvira hose mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda. Birumvikana abatwumvira ku mirongo ya FM ndetse no ku mbuga za internet za RBA, yaba wayishatu RBA.co.rw ndetse kandi na application ya RBA. Hanyuma kandi ushobora kutwumvira ku mbuga zose za internet na application kaza Radio Garden, TuneIn n'izindi nyinshi cyane. Wumva neza inyuma kananga karimo uhita wibuka neza cyane uko byabaga bimeze mu gihe cyashize muri The Magic Lineup. Ikiganiro noneho ubu ngubu kigarukanye imbaraga zidasanzwe. Mu kanya gato muraza kuryoherwa ni programme imara amasaha 3 kuri Magic FM. Murumva ko rero ibintu bimeze neza cyane. Nge nitwa Lorenzo Christian Musangamfura, turamenyeranye cyane muri RBA ariko kuri Magic FM murabyumva neza cyane ko ari mu mujyo mushya nyine ahari mutamenyereye cyane. Timu yanjye iruzuye, ndaza kugenda nyibaha mu kanya gato cyane. Ibintu byose biri ku murongo, amakuru yo kuganira arahari, surprise nyinshi cyane muraza kuzumva hano. Nagaseke amakuru yo nagaseke iyo ndi hano ngaragiwe na timu ingana gutya mwumva ko bigiye kuryoha. Usese mfite uburenganzira bwo kwakira abavandimwe yarabone bamaze gushira impumu. DJ Black arimo aramfasha inyuma gatoya, arimo aramfasha kuri technique kugira ngo numve neza ko birimo neza cyane. Ntangire mbahe ibyo mbagomba uyu mugoroba kuri wa gatatu. Iyi ni mikoro ya mbere rero munyumvaho, nitwa Lorenzo nkuko nibabwiye, ariko mikoro ya kabiri iriho Rugaju Reagan. Rugaju karame ikaze muri Magic FM. Urakoze cyane. Waherukaga mu ryari? Magic FM naherukaga n'ubundi dukora iki kiganiro Magic Lineup hamshemo nk'umwaka n'igice cyangwa imyaka ibiri rwose irashize ntavugera muri izi studio za Magic FM. Biraryoshye rero, harasa neza. Radio yarahindutse, yabaye nka bya byogajuru kabisa bijya gukora ibyo bita kuzana amakuru kuri za Mars. Ibyo byogajuru bigenda bishya bita PS burya ngo hagera agace gato cyane, ariko ibintu kaba gatwaye ibindi byose biba byahiye byasigaye mu kintu. Radio barabanje barayitwika kabisa, bayikubita mu ifu, bagira nk'icyogajuru genda ishya irashyira irangije gushya imaze gukongoka radio, bakuramo icyo bita umutima bawuterekamo hano muri iyi studio ya Magic FM. Studio niyo kwifuzwa 90.7. nari narabwiye Dive ndavuga nti ntaricara muri la studio nzagera nibazo n'abantu. Nanjye n'ubwa mbere nayicaramo tubwa mbere, ariko buryo nyicayemo nicaye kuri mikoro ya mbere fantastic. Ko najyaga mvuga nti hariya muri Real Madrid hirya none muri bani imeze gute, ariko ndavuze nti iyi studio ahangaha niho bita muri Man City. Etihad aha ni muri Oil Money. Ahangaha niho hari Haaland top scorer, niho hari Kedi Gore Cristiano, ahangaha niho hari ubita Pep Guardiola ufite ubwonko babuyagamo umupira. Ahangaha twemere no gukora divorce kubera urukundo dukunda umupira. Tugiye kuganira umupira cyane nyuma yuko ngiye nakoze ibintu kuri Radio 1 nabyo byakoze Rugaju waje kuba Rugaju ko kazina gato mfite ibintu nibyo nkunda. Ako kazina ariko ushimira Imana. Nshimira Imana nta gafite karantunze kambeshejeho kandi neza. Ako gashene kagabura ako gacano kagabura utwo dufaranga duke byose tubikesha page y'umupira w'i Burayi cyane. International football ifite abantu bayikunda Lorenzo cyane. Nekereza ko ngiye nka touch yanjye muri uwo mupira abantu barambwiraga bati twarayibuze. Uyu munsi rero nongeye kwishimira kongera kugaruka muri ya version y'uwo Rugaju wo muri za 2018 kugera 2021. Wa Rugaju abanyarwanda bakunze. Uwo Rugaju wo nguwo ndibukaje wone Tycoon ndahira arimo arakotsa avuga ngo ariko ngo Rugaju twakunze ko tutakimubona. Rugaju twakunze yabaye busy. Rugaju mwakunze ari muri Magic FM. Bro
ari kuri 90.7 usibye wenda kuba narakoze mu buryo bw'igihagararo nkanakora no mu buryo bwa faith kwizera Imana kurushaho. Nizera ko nidutiza ubuzima tukaba bazima expecting ko muzumva ibintu biri kuri dimension yo hejuru. Iyi team ngiyi yaba bataramu bandi nguhereyeho ku cyespanyol cyawe udategwa uvuga nk'uvuga ikinyarwanda wacamo n'imigani n'ibisakuzo unyerera mu kidagi umanura mu gitaliyani undansa kuri ari amatitre y'igitaliyani udategwa uyarasa utuje. Abavandimwe ugiye kwakira ku bwonko bwabo ubuyagamo umupira icyo tayikuni umuhungu wanjye yita ubwiza bw'ubwenge. Ku izina ry'Imana iri mu ijuru, ku izina ry'Imana iri mu ijuru, shabro abantu bagiye kumva ibintu biri ku rwego rwo hejuru. Trust me, sinzi uko nababwira, tugiye gukora ibintu biri ku rwego rwo hejuru. Bamwita Reagan, muramwumva neza cyane ari kuri mikoro ya kabiri, ariteretse yambaye neza mukanya ku mbuga nkoranyambaga za Magic FM niza RBA, muraza kubona amafoto n'amavideo meza cyane. Ari hano n'ubundi mu bitugu byacu, arimo araduhumekera mu bitugu. Visual color arahari cyane rwose, nimugire ikibazo ibintu bya Magic biba byijyana. Mikro ya gatatu iriho Samili Syrivestry Nsanzimana, ubundi bamwita Samili Silva ku mbuga nkoranyambaga. Muramuzi cyane kuri TikTok, za mbuga za bubu, muramuzi kuri Facebook, kuri ryajwa bacangamo utuntu tw'udufoto. Afite background y'ijwi hariya yicongesha arogosha ameze neza. Kuri chain ya silver, cyangwa se diamond, nyuma kwitereka mu nshingano ameze neza araryohewe. Deje Cleophas Barore Sandrine ndetse na Dive bavuze bati gukina force 9 ntibikunda, dukeneye Haaland cyane. KDB yarahari, Bernardo Silva yarahari, Ruben Diaz nyuma yarahari. Iyi force 9 tuyikina dute? Nababwiye iki kigo cyakabya pe. One nka Radio Rwanda bakabaye bayikuramo mu maradiyo avugira inaha mu Rwanda kugira ngo ihe space n'izindi space kuko ntiyi Real Madrid tumanuye n'ibindi. Uyu ni Haaland umanutse. Samili ni umunyamakuru ukomeye umeze neza uhiye areze, ariko mu gihe gikwiye ntera icyoteza abayobozi bacu baravuze bati reka tumanure yipiyo. Samili uri bwivuga ariko nge mvuga mu buryo butatwo ubwo turi kumwakira mu rugo cyane. Samili nk'umusomyi utarambirwa nabivuze mu gitondo, umwe mu banyamakuru batarabanibwe. Buri ibi bintu by'Iburayi, buri ibyo mu Rwanda wabikora, bino bya Zareyo na za Mukura na za Kiyovu birase biriya utanafite n'ubumenyi buhagije wanabikora. Ariko ibi binyabazungu ibi binyamitende by'Iburayi, ibi ngibi bisaba umuntu usoma, bisaba umuntu ubikunda. So Samili akabishobora ibyo, Samili akagira ijwi ryiza bituma wumva uryoherwa no kumwumva. Ariko ikiruta byose rero akaba ari n'umuntu, kubera ko nge tuganira kenshi, akaba ari n'umuntu wumva ko agira n'icyo bita amanalize, arimo kubona angles zihishe. Uzi angles zihishe mu mupira w'i Burayi ntabwo ari ukuvuga ko Haaland scoring ngo uvuge ibitego, ngo uvuge imibare. Anyone can do that. Biranditse biri kuri kaburimbo, ugiye Nyabugogo muri gare wahasanga imibare y'ibitego bya Haaland. Urahura n'umunyonzi, urahura n'umucuruzi, urahura n'umumama wivire muri niba turarakubwira ibitego Haaland afite, urahura n'abana bakina imikinnyi, urahura n'abantu bicuruza imineke arakubwira imibare ya anyone can do that. Ariko reka buriya bwonko abakurikiye Magic FM babwumve ubwiza bw'ubwenge. Sami umeze neza, ikaze muri Magic FM. Harasa gute? Ni gutya zabarasa cyane ikaze. Oya hano harahinduka biterwa n'ibyo dushaka nuko dushaka kugaragara. Harahinduka
DJ Black afite remote agenda kanda bihinduka. It's unbelievable. Dukora muri convention kabisa. Tuzaduhindura bitewe n'ikipe yatsinze. Imana yo gutera icyotezo ni yariganiwe ndifuza ko uganira cyane tugeze umupira. Katukumbeho gato no bita mukiza Adehal. Mureke katiwe. Nabaretse gato. Araho nshaka kugera na gaseke nyine rekanye nemvunguraho gake gake. Adera bitese. DJ Black akuzamure ntabwo arimo kukumva neza. Bamwita Adehal. Iri zina ntabwo rimenyerewe cyane njyewe mu mazina rwose y'abantu twakuriye nko mu cyaro. Biragoye kumva umuntu witwa Adehal pe. Bisoneye ko wavukiye mu mujyi. Warebye umupira ukiri muto. Alright? Ntabwo tumwumva neza murebe kuba yaravukiye mu mujyi. Niba murimo kumubaza kugira ngo agende avuga. DJ Black asobanukirwe neza uko amusetinga. Yumva ijwi ry'uko rimeze na mikoro y'uko ibintu bihagaze. Ku nshingano ikigo cyaguhaye rwose. Garagaza icyo bita ubwiza bw'ubwe. Yekena ninzi ko DJ Black ari mu muntu wa Edouard. Uzi ukuntu bigiye kurangira bigenze. Terime ya Tycoon arayakwa. Ubwiza bw'ubwe. Ndumva yiganije. Tycoon Ndahiro. Ase. Adera ngaho uvuga twabikomeye. Harimo neza cyane. Adera ikaze muri Magic FM. Urakoze cyane. Hano ni wawe ni mu rugo. Hano ndimo ndahafiringa. Hano uzajyumvikana kenshi. Impumuri hari ibyo byonyine yatuma wifuza guhorugaruka. Uhafite amasaha 3. Yose. Neza cyane. Oya mafite igihe cyose. Uganira umupira 3 ya buri munsi iminsi 5 y'icyumweru. Mbega byiza. Biraryoshye. Uva nimwe ajya kunavuga ngo luxury. Luxury malum. This is luxury. Kari kamaze kwibagirana. This is luxury. Studio yonyine ushobora kwinjira hano ukigera hano ku muryango. Analyze zikizana. Kubera uburyo hasi. Hanze ya studio barimo baranshakira Chris kugira ngo mukanya gato aze ahita dutamo agaseke ka mbere wana tugomba kubujyana muri Magic. Line up buri munsi iminsi 5 y'icyumweru ariko mu gihe bataramubona ndabanza mabwire kuri gahunda line up uyu munsi ibyo dufite turazoganira mu gihe gikwiye turabitwara gake ariko dufite umupira w'Iburayi ndetse n'umupira wo muri Afrika